Yesu ahageze yitambukira ahasanga uwo murwayi ababaye cyane. Yesu amubonye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, ati data uku nguku ndeba iyo abandi baje babona baterera mu mazi njyewe nkasigara, maze Yesu aramubwira ati ese ufite kwizera? Aramubwira muri bwa butware bwe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, aramubwira muri kwa gukora kwe ati iko rero uburiri bwawe wigendere. Yesu we urashoboye. Haleluya. Gira amahoro kandi horana imigisha wowe uduteze amatwi kandi udahema kutwereka ko ukunda ibiganiro byacu kandi ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi aho uri hose. Rero ndagusuje kandi ndakuramukije, sibyo ko ndabona bigeze nkasanga hera ni nka saa 7 gucyo. Mwiriwe muraho, amahoro y'Imana rero nabane namwe wowe uri mu Rwanda, diaspora yose by'umwihariko ndabasuje mvuga ngo ineza y'Imana ibaho kandi Imana yivange mu mirimo yanyu yose kandi yihe umugisha kugira ngo niyihe umugisha natwe umushuza tugeraho. Murakoze cyane rero nk'ibisanzwe. Iyi ni British TV, nge muri kumwe ni Jeanne Po. Uyu munsi nta gusanzwe, muri kubona ko ndi njyenyine, sibyo ko ntari njyenyine. Mu kanya hari umuntu turi kumwe ngiye kubereka, ndi kumwe n'umuntu w'icyamamare umuntu udasanzwe cyane, udasanzwe ni icyamamare kiri international, ni umuntu international. Nawe ujye umve umuntu international turi kumwe munsi nindi ntasanzwe, afite ubwiza bw'Imana n'ubw'umubiri byose abifite. Ese ushaka kwibaza ati ni icyamamare mu biki? Ni icyamamare mu kuririmba, mu kuvuga ijambo ry'Imana iheshye. Icyo tugusaba cya mbere no kugira ngo ukore subscribe, ukore na share, kandi tuzaduhora dushimira abantu bakoze subscribe n'abakora share buri munsi n'abakora like, batwereka ko turi kumwe, tuzatubashimira. Nawe utarabikora rero ndagusaba kugira ngo ukore subscribe. Subscribe ni akantu koroshye cyane, kora subscribe nurangiza utambike hirya hari akantu k'akazogera ugakandeho. Icyo bimaze ni iki cyangwa se inyungu zawe ni izihe? No kugira ngo nidushyiraho ikiganiro ujye uwa mbere mu kukibona. Imana iguhe umugisha rero. Reka nkwereke umuntu turi kumwe, ni umuntu udasanzwe. Imana yasize amavuta ntago asanzwe, ariko umunsi tugiye kuganira bitinde. Icyo tugusa ntukura amaso kuri Bright Shine TV. Reka dusabe mutwereke noneho mumusuhuze. Ya mwamubonye n'uwo nguwo rwose, n'uwo nguwo mubona ni icyamamare, ni umuhanzi, ni umukozi w'Imana international. Imana ihamagaye kandi kwamamaza ubutumwa bw'Imana muri iyi minsi, muri iki kinyejana turimo. Reka dutangire tumuha ikaze kuri Bright Shine TV, atwibwira namwe abasuhuza. Tubaha ikaze kuri Bright Shine TV. Murakoze cyane, murakoze kumpa ikaze. Hari ikindi barenzaho? Ubundi se murakoze cyane abantu bambonye kuri Bright Shine TV. Ari bwo bwa mbere nitwa Nice USANASE, ariko ndabizi ko atari bwo bwa mbere, ariko wenda babaje bashyashya tubahaye ikaze. Nitwa n'ubundi Nice USANASE. Umuntu wese wumvishe Bright Shine TV umuntu wese wumvishe Bright Shine TV akibyumva ahora ashaka kubivuga buri kanya bitewe n'ukuntu urabyumva. Ni televiziyo Imana ishizo muri iki gihe kandi kugira ngo ifashe abantu. Niyo mpamvu bitewe n'ukuntu ifasha abantu, umuntu wese uyumvishe mukanira muryohera, yumva yahora yivuga buri kanya. Nta kibazo nushaka kubivuga inshuro magana ngahe uko urashozwa kose. Nice turakwakiriye rero kuri Bright Shine TV. Uri icyamamare, twajya uri umuhanzi. Ndi umuhanzi. Turagira ngo rero usuza abantu mu buryo bwa gihanze, burya abahanzi kugira ngo umusuzanya byihariye. Ndakumva makuru y'umurwa uri kura takera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama musumwe nzawinjiramo. Nkunda kumva amakuru y'umurwa
uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'Imana yo umusumwe nzawinjiramo. Amen. Amen. Uziko urayimene ntangiye kugenda mfashwa gake gake kujya kwirutuka kwa nagiye. Aba bakunzi baduteza amatwi muri kano kanya rero nguyu uwo turi kumwe kandi tugiye kubana muri kino kiganiro cyiza cyane twabateguriye. Icyo tubasaba mwese ntimukureho amaso, mwihangane murangize kino kiganiro cyose kuko murakingukiramo byinshi cyane. Nice ubundi Nice ni umuhanzi ariko si umunsi batuzaniye ikintu nicyo bateguriye abaduteza amatwi muri kano kanya. Yego murakoze cyane. Reka wenda tuyoborwe na Mwuka Wera kuko iyo turi kuri Bright Shine TV yego mumbabarire, iyo turi hano tuyoborwa na Mwuka Wera. Rero reka tuyoborwa na Mwuka Wera. Gusa mfite indirimbo nshyashya yitwa Igare ifite n'amashusho, nimba nababwira ngo ubwo buhanuzi nabazaniye buri no muri iyo ndirimbo ntago mbizi, ariko nibyo iby'umwami arashima yuko twaganiraho. Mbere yo kugiye kwitubwiraho ndabona ufite na Bibiliya ushaka no ntago nenze ko n'umuvuga butumwa ushaka kuza kwikoresha nabwo natumwe nenze gukoresha mikoro karirimba kabisa kagorora imihogo, ariko mu mfite na Bibiliya ushaka kuza kwikoresha batugana n'ubuhanuzi uri mu ndirimbo nshyashya yitwa Igare. Abantu benshi bategereje no kumva cyangwa se bashaka kumva uko indirimbo zawe turazikunda cyane. Reka dutangiye dusenga Imana rero twiragiza Imana kugira ngo Imana ibahe natwe muri kino kiganiro. Imana y'amahoro kandi Imana igira neza, uri mwiza kandi ubere mwiza gutegereje bose, nta muntu kwinjira n'umwe uzakorwa n'isoni. Tugushimiye ko baye mu ruhande rwacu, imitego y'umwanzi yari myinshi ndetse n'ibyadugaga byari byinshi, ariko dushima Imana ko yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Uyu munsi wemeye ko twongera guhurana na isi USANASE agihumeka umwuka bazima natwe duhumeka. Niyo tugusaba kugira ngo umanuke ubaye natwe muri kino kiganiro, bwiza bw'Imana buboneka hano hantu, umwuka w'Imana aboneke kandi aganze mu izina rya Yesu Kristo. Itavuga Imana byose tubikubise hasi, imbaraga z'umwijima zose zatuma cyo kiganiro kitagenda neza turazinetralije. ngo abana natwe kitoretse n'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo bana natwe. Amen. Amen. Twasenze twashoshe. Amen. Twatiri guhamagara kugira ngo umwuka w'Imana aze amanuka baye natwe muri kino kiganiro, kandi kugira ngo umuntu wese uzacyumva agire icyo akuramo, agire aho ava naho agera mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kuko icyo dukora hano ntabwo kugira ngo dukore ikiganiro twinezeze gusa cyangwa tunezeze abantu, no kugira ngo n'ubyumva wese mu buryo bw'ubugingo hagira impinduka yakira. Vuga ngo amen. Amen. Wari uri kutubwira ngo hari indirimbo nshyashya ufite yitwa Igare, watangira itubwiraho n'ubwo buhanuzi burimo numva twagwana ukagira icyo tubwiraho. Murakoze. Ni Igare nshya, ni indirimbo yanjye yitwa Igare ifite video, wenda abantu bari buze kujya kuri channel yanjye barayibona, ni nziza. Sinzi nimba nayiririmba agace gatoya. Hoya ntagare ririho, hoya ntagare ririho, babana babaramu bari hehe, ko mbona akabo gashobotse, ndumva ijwi ry'Uwiteka rimbwira ngo dore uributswe, amasengesho yawe yose nukuri yaributswe, ibiganza byariho iminyururu, ikimenyimenyi ubipfumbase Bibiliya, waminduriye amateka rwose biragaragara. Aburahamu yizeye Imana aba umuntu udasanzwe. Hoya hoya ntagare ririho. Ndabona ubuzima wagashizo karakantu ko karyoha, ndagakunda cyane. No ndabona ubuzima. Hoya ntagare ririho, hoya ntagare ririho. No ndabona ubuzima. Hoya ntagare ririho. Aha hoya ntagare ririho.
ntacyo uzagushyira nagashyiraho mu kantu hari akantu k'igiswahili nkunda cyane ajya kubitaho mba bigiyemo neza mimi nasikia ndugu yangu yego mwabyumvise ragiye kutubwira tugiye kuganira kuri iyo ndirimbo atubwiye n'ubuhanuzi buri muri iyo ndirimbo bya byose n'ubuhanuzi bwanjye cyangwa se ubwawe yego iyi ndirimbo nyine nkuko naririmbye igice cya kabiri haravuga ngo babana ba Baramu bari hehe ko mbona kabo gashobotse igare ririmo ubutumwa n'ubundi nibwo guhumuriza abantu nibyo guhumuriza abantu mbabwira ngo nta gare rihari cyangwa se nta rupfu ruhari ndabona ubuzima haleluya araho ngera ngavuga ngo ya magufwa n'ubundi nkagarura kuri ya magambo ari muri Bibiliya ya magufwa Ezekiyeli yahanuriye arambwira ati haguruka ariko yarabanje aramubwira ati aya magufwa ubundi yabasha guterana kongera akaba umuntu cyangwa se akaba mazima aramubwira ati rero Uwiteka ni wowe rwose ubizi aramubwira ati hanura rero ukwiye guhanura nk'uko wategetswe nanjye nategetswe gutyo ko nta rupfu ruhari amen ujya guhimba ino ndirimbo bwari ubuhanuzi Imana ikunyujemo cyangwa se yari message Imana ibaye gutanga cyangwa se ni ibyiyumviro byaje mu bakugomba kuri ni message Imana yego uririmba urifuza ko yagira kuri bande genewe abantu bose igenewe abantu bose nta umuntu wese akwiye kumva ko nta gare rihari hari igihe umuntu aba ari mu buzima nakwita wenda byo gupfundikanya no bidakunze cyangwa se nta n'ibyo afite akavuga ati ngewe maze igihe kinini wenda ncuruza kubera iki ntunguka nk'uko abandi bunguka kandi dukora kimwe ese ashobora kuba wenda maze igihe kirekire ku gisasiro cy'uburwayi cyangwa se ku gitanda cy'uburwayi cyangwa se ahantu runaka kava ko ikimaze imyaka runaka ntakira ntago abantu bose barwaye ariko bazapfa nta nubwo abantu bose mbese mu magambo make areka kwiheba mu buzima urimo ubwo aribwo bwose buri ubona ukabona ntibufatika reka kwiheba Yesu arahari Yesu cyangwa se ariho na nubwo ubu kandi aracyakora kuko dufite ibimenyetso dufite n'ibihamya byabyo yuko Yesu akora humura rero nta rupfu ruhari maze imyaka myinshi urwaye humura nta rupfu ruhari hoya nta gare rihari izere gukira ngewe mpamya n'abantu wenda bazumva iyi ndirimbo yanjye bazayumva neza ndabizi zabafasha magaciro umuntu wiyaturiraho ibyiza ukavuga ngenza umugabo kumva ko uza umugabo kera ngo habagaho ibintu byo kuvuma nanungo ngo ababyeyi bavuma abana babo nta kindi kintu bakoreshaga kari akanwa za imbaraga z'akanwa bakavuma kandi ibyo bavumye bikazabaho nibyo nemba ntangariza abakristo cyangwa se abantu bifuza ibyiza ko babyiyaturiraho bavuga ati ngiye sinzapfa nose ko dusenga twikuraho iyo mivumo niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ngiye sinzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo y'Uwiteka yakoze none se nimba uri muri uwo mwuka ngewe ndimo ukaba wumva ko utazapfa ukaba wumva ko uzarama ni iki kiguteye kwiheba ko iki se wumva yuko ngo umaze umwaka ngo umaze imyaka 3 ntabyara kubera iki se uzabyara iya turiho vuga ati nubwo bwose kwa mama wacu watabyaye ubwo se kwa data wacu watabyaye nubwo bwose ngewe nzabyara watureho kubyara haleluya kwese ushobora kuvuga ati ngewe ngo karande zo mu miryango ngo zaranyibasiye yes uri umuntu w'Imana ufite akanwa kavugana n'Imana iyaturireho ibyiza ikureho izo karande hagomba kuboneka itandukaniro ry'umuntu usenga kuko hari uvuma ari kuvuma suvumura haleluya noneho wowe nimba barakuvumye ufite uvumura kandi uwo ngo uvumura nta rindi jambo mbese nta wundi muntu wavuga yavuze ndafashijwe uwo muntu iyo Mana yacu yivuze nta muntu ushobora kuvuga ngo hoya yivuze yego ni yego
ubwo abantu bafite ubwoba bw'imivumo babavumye nimba wizeye Kristo akaba ari muri wowe ukaba warabaye icyaremwe gishya muri Kristo iyo mivumo irapfata ubusa. Haleluya. Nimba amaraso twarizeye amaraso ya Kristo ari muri twebwe araza muri ngewe amaraso yose adafite umumaro yose atebwa agaciro kubera uwo twizeye. Nimba afite ubwo bubasha bwo kwatura bwo kuvuma ko iki ntakwiyaturaho ibyiza. Nimba iri hejuru y'ibintu byose biri hejuru iri muri ngewe kubera iki niyita umunyantege nkeya kandi ndi umwana w'Imana. Aka kantu tajya ngo tugashimangire tubwira abantu ugasanga umuntu yarakijijwe ahora afite ikibazo ngo karande ngo wacu ngo ntango ngo dupfa gucya ngo bimera gucye ngo dupfa dukenyutse ngo nango nange je nguzabye ngo wacu ngo ntango ngo niyo twabye ngo tubyara umwana ngo nabwo ntajya avuka ngo yatavuka. Ibi ugasanga yarakijijwe araririmba ibyo bintu dukwiye kubikuraho tukabikurishaho amaraso ya Yesu. Haleluya. Uri umuririmbyi uri umuvuga butumwa uri umunyamasengesho uri apostle bo barisobanukiwe bitewe n'imbaraga zibarimo bo barisobanukiwe. Uko umeze uko ariko kose ko wumva Kristo ari muri wowe ita wumva yuko nta rupfu ruhari. Giwacu byarapfuye ariko ngiye sibizapfa. Giwacu mama yarapfuye na data arapfa ariko ngiye sinzapfa nzirerera abana. Wowe atura ibintu byiza. Reka kumva ngo barambwiye ngo nzapfa nabyaye ngo nawe wihinahine ngo nzapfa nabyaye. No, warambwiye ngo nzapfa ndimwe kandi ngo ziko ntabwo uri imbwa uri umugabo. Ntabwo uri imbwa uri umugabo. Ngo noje bavuma ngo uzapfa ngo nta nayimbwa ngo wikamiye. Ariko ubundi mbwigira amata. Ubundi imbwigira amata. Umva ubwire barakuvumye iyo mivumo uzakama y'inka nurangiza unakamisha. Icyo ni Kinyarwanda. Uhe nabandi uri umuntu w'umugabo. Ahubwo wowe banza umenye ikiri muri wowe nico gifite agaciro kurenza icyo abandi bavumye. Ikibazo gihari bavumye wowe Imana ishimwe umwuka wera ari hano. Nimba warabatijwe mu mazi menshi reka bisubiremo. Nimba warabatijwe mu mazi menshi ugapfana na Kristo ukazukana nawe buryo uwo bavumye si wowe uyu munsi. Uziko ari byo ndafashijwe nimba warapfanye bavumye wa wundi harundi wazukanye na Kristo. Uri Kristo niwe wenyine uri muri wowe si njyewe ahubwo ni Kristo. Ni Kristo uri muri nge kandi Kristo uri mu nge ntavumika ntapfa. Ejo undi muntu aherutse kumbwira nabwo ati nayi uziko hari umuntu wagiye ngo wagiye nimba yagiye ku bapfumu ngo bamubwira ati ngenda ndashaka ko ndogera uriya mugabo kamurogo kamwumvisha ati kuko ateye imbere. Ni ku televiziyo imwe nari ndimo kubivugaho umuntu ahita bimbwira ngo araje amubwira ati uwo muntu yapfuye kera ntawe ukibaho. Aravuga ati uwo muntu yapfuye kera mu myaka ingahe ishize ntawe ukibaho. Uzi impamvu yapfuye apfana na wa wundi abantu bari bazi azukana na Kristo. Ubu ni Kristo ni muri kandi Kristo ntago kwa kunda bapfumu ngo bashukika nimba no gushukika nimba no gushika. Yesu ntashikika. Rero bamuramushatse baramubura kuko wa wundi yarapfuye hazuka Kristo muri we kandi uwo nguwo nta cyamuhangara. Haleluya. Uwo nguwo nta cyamuhangara. Intare ya Yuda umuryango wa Yuda ishikitse cya Dawidi. Hano hari Imana. Imana ishimwe. Rata humura nta gare rihari. Kristo wize nimba ari muri wowe bizukuri nta rupfu ruhari. Bazajya mu bapfumu bajye bashaka babone warapfuye kera. Bazajya kukurogesha babone utakibaho. Ubaruga ntari ntarogeka nta uhari yarapfuye.
Imana ishimwe. Turashimira Yesu watugize umwe. Ndashima Imana watugize umwe. Nyamara ko bwacu ntitwari kumenyana. Nta gare ririho. Nzakenyuruza abami maze ngukenyeze. Humva uko Imana ivuga. Nzakenyuruza abami n'ibikomangoma maze ngukenyeze. Nzakenyuruza abami n'ibikomangoma maze ngukenyeze. Kuko uri muri wowe waruta uri mu bisi maze ngukenyeze. Uwari warihebye dore aributswe. Uwari mu mujima arasiwe n'umucyo. Urahirwa wowe mwana wa Aburahamu, igitambo kizima mu mpinga y'Igorogota niho cyabonekeye. Ndumva ijwi rivuga ngo wizere kandi humura mwana wanjye. Mana ishimwe. Urumva ikibazo gihari nuko abantu batarisobanukirwa bamenye uri muri bo, ngo bamenye uri muri bo ko afite imbaraga ziruta uwapfanye nabo akajyana nabo bagapfana kongera akazukana nabo na n'ubu bakaba bakiri kumwe. Ikibazo nuko batari cyangwa baramutaye. Hari indirimbo umuntu yigize kuririmba ngo ntago bamumenye Hoziyana yaririmbye. Ntago bamenye. Ntago bamumenye. Iyo baza kumenya rero. Iyo bamenya ko uri muri bo afite imbaraga ziruta amahembe. Niba barabikoze. Uri muri bo afite imbaraga ziruta abarozi. Uri muri bo. Ntago bakagize ubwo. Ntago bakaryamye bagasinzira. Yego. Ariko ikibazo abantu kuki batisobanukira. Yesu ari muri tubanze twikontorore tuvuga ati ese Yesu ari muri twebwe. Yesu wago sinagiye nkamusiga aho Yesu sinabyutse nkamugobesha mu buriri. Tukiri aho ngaho mu byaha cyangwa se mu gukora ni ryari umuntu asiga Yesu. Uko umuntu ashobora gusiga Yesu akibeshya ko bari kumwe kandi yaramutaye. Ukoze ikibi umusize. Iyo ukoze ikibi, iyo ugiye mu cyaha ubusize Yesu cyangwa se uba wihakanye Kristo. Tugarura abantu kuri Kristo. Bakora iki kugira ngo bongere bagirane ubusabane? Wongera usenge. Iyo umuntu ari kumwe na Kristo arabimenya. Muri we nta muntu ushobora kumubwira ngo wamutaye. Muri we umutima umucira umubwate ariko Kristo ntari muri wowe. Nta muntu n'uyu n'umwe ndabona utazi ko Kristo yamutaye cyangwa yamusize. Muri we ubwe arabyumva yuko atari kumwe n'umwami Yesu. Kandi muri imbye yaravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda kubw'imbabazi ze nyinshi. Nimba ayo mahoro utafite se urumva afite Kristo. Twari turi kutubwira ku ndirimbo yawe na message Imana yaguye kugira ngo ubwire abantu. Message ya mbere watubwiye ko ari kugira ngo utangarize abantu yuko nta gare cyangwa se nta rupfu ruhari. Urupfu ni iki? Ushobora gupfa ku buryo bw'umwuka, ushobora gupfa mu buryo bw'umubiri, bishobora gupfa mu buryo by'imikorere cyangwa se by'imirya. Kwa kundi uba wumva ukumva ati ni igisuzuguro cy'umuryango. Icyo kiba ari igipfu buriya. Rero ubu kwiriye kukizurisha na Yesu. Yego. Mwabyumvishe urupfu yashatse kuvuga ntago urupfu rwo gusinzira burundu. Rushobora rwo kubarwa. Rushobora kubona gukora ibintu byanga. Yego. Ushobora kurupfu rw'ubushomeri. Ikintu cyo cyose cyapfuye ku buzima bwawe nagitangariza yuko nta gupfa guhari. N'ubwo bwose byanze ariko Yesu araje kugira ngo abizure. Mana ishimwe. N'ubwo bwose urarwaye yego araje abizure. Umaze iminsi ukora business byaranze Yesu niwe uhari wo kubizura. Iby'imiryango sinzi Yesu niwe uhari. Kutabyara arabizura ubyare. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bamaze imyaka 10 n'ingahe bagiye bamara myinshi batabyara ariko ubu ngubu bakaba bafite ubuhamya bifite nibihamya. Reka ntangariza abana ababyeyi rero. Ababyeyi barimo kudukurikirana barimo kutureba. Ya bagabo baza tubabwire. Bagabo baba mama nimba ufite abana benshi shima Imana.
nimba ufite abana bake shima Imana. Ushobora kuvuga ukavuga ati ngiye mfite abana ngicumi, kwirwa uyivovota menya yuko hari n'uwabuze umwana umwe. Niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho, menya ko ari ubu n'uwagiriwe naba nawe ujye ushima uwo mwami. Niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho, menya ko ari ubu n'uwagiriwe naba nawe ujye ushima uwo mwami. Shima Imana rata. Nimba ufite abana shima Imana, nimba utabafite Imana nishimwe. Nta kizatuma Imana idashimwa. Ariko nawe ufite abana benshi uhita ngo ni benshi, menya ko ari umugisha. Ese ufite abana barenze umwe ni umugisha. Nawe ufite senga ubwira Imana ati ngenda ndashaka kuzapfa narabyaye narireye abana nabuzukuru, kuko twese uko turi ku isi niko twabyawe ariko siko twarezwe na ba mama. Twese twarabyawe ariko twese uko turi mu isi ntabwo ariko twarezwe n'ababyeyi bacu. Imana yaratureze iradukuza. Hari ababyeyi barimo kudukurikirana Imana yareze bambera abahamya bibi ngibi bashyireho commentaire. Hari ababyeyi uri umubyeyi ntiwarezwe na mama na papa ariko Imana yarakureze rata, none nawe usigaye urera. Shima Imana. Uri umupapa wabayeho gikoboyi, reka mbyite gutyo, wabayeho wenyine wimenya wipapa wimama wibye byose ugira, ariko Yesu urahamya yuko ari we habaye. Shima Imana. Ese yakurinze iyabanye nawe yakureze yaba yaragabanyutseho n'agace nibura gatoya? Umuririmbyi yaribyo yuzuye umwuka wera aravuga ngo iyaryama twashira, iyaryama twashira, iyitaryama izarera aba bana, iyitaryama izaguha urubyaro, iyitaryama izaguha ibyo kurya, iyitaryama izakurera, itaryama izakubakira, itasinzira idahwema ihori iri maso izakubakira. Umaze imyaka ngo 45 50 cyuri umukobwa warabuze umugabo, humuri itaryamire iri maso ihori iri maso izakubakira. Itaryama itahweme ihori iri maso ivuga ati umwana wanjye yabuze aho arara, yabuze. Itasinzira ikubereye maso kandi izakurinda amajya n'amaza. Itaryama, iyi Imana itaryama izagwa minerivare y'umwana wabuze. Nawe yawubona urimo kubona ukabona byanze wayibuze ugiye kucikiriza amashuri. Iyi itaryama ikubereye maso yigurangiza. Iyi itaryama dufite ibimenyetso ko yishyuriye abantu. Ufite ikibazo ko wagiye kukwirukana mu kazi. Iyi itaryama ikubereye maso ushobora kukava ikahita ikukubita promotion. Iyi itaryama icyo kibazo ntabwo Imana igiterwa ubwoba n'abarozi. Iyi itaryama ifite igisubizo. Imana ishimwe. Irati itaryama ihora iri maso urayizeye? Ese urayiringiye? Ni inyembaraga se koko? Iyi ngiyi yatureze ikadukuza, iyi yatwishyurira amashuri, iyi yaduhaye inzu, iyi yaduhaye kubyara, iyi yadukoreye ubukwe, iyi yaduhaye kwambara, iyi yaduhaye kurya, iyi yaduhaye yaturinze ikaduha. Si yo gushima? Dushimiye Imana yuko nibura aho tugeze ubu bene data, mwe murimo kunkurikira, mwe murimo kundeba, mwe muzumva imimvuze, nibura shimira Imana yuko ibi yakoze aho turi ubu ngubu ntabwo hameze nk'aho twari turi.
iki ni ikinyarwanda niko bimeze. aho tuvuye ntabwo hameze nk'aho ngo butura inshuti yanjye. Yesu ariho kandi aho dukomeze songa mbere. So wambwiye ngo niko washakaga songa mbere mu izina rya Yesu. Turakomeje kandi Imana ishimwe. Itaryama dufite Imana itaryama idasinzira ntizinduka. Yego uri kubyumva ngo nyishaka yazindukiye yagiye handi. Imana duhora turi kumwe iteka ryose. Uzi umuntu wabivuze neza yaravuze ngo Imana itwegereye kurenza aka gapira nambaye. Kintu nkundira Imana ivuge neza. Hari ikintu nkundira Imana rata. Bivuge cyangwa mbireke narambiranye. Navuze ngo bivuge neza ahubwo. Uzi ikintu nkundira Imana ntabwo igitembera cyangwa ngo isohoke. Mbe nayihamagara ngo sange ngo yagiye kwa bunaka. Telefone ni compose. Ni Imana itumvirana amajwi, izijwi ryanjye, izijwi ryawe. Ushobora kuba urimo kunkurikirana turimo ukaba witwa Nice USANASE. Twatunganiye imyaka, ibiro tubinganya, tunasa neza, abantu bakubona bakakwitiranyamo nge cyangwa wowe, ariko Imana irakuzi, wowe irakuzi, ntiyakwitiranya nanjye. Kuba itaragusubiza, kuba itaragutabara, kuba itaraza mu buryo bwawe ntibivuze yuko yatembereye cyangwa itakumvise. Yarakumvishije kandi irakuzi. Kuko iyo dusenga turi mu Rwanda turi miliyari bantu twambaza Imana, hari n'abasenga ari miliyari bari muri Amerika, muri Kongo, i Burundi, Tanzania n'ibihugu ntazi aho ngaho. Twese iratwumva kandi ikumva senga kwa buri umwe muri abo ngabo kandi itayobye. Hari ijambo riri muri Bibiliya ngo n'Imana ireba agashishi munsi y'urutare rw'umukara mw'ijoro ry'umukara. yananirwa kureba ibyawe. Akundi bye bingana bitumva Imana itamenye. Humura rata ntago ari hari. Reka nseka hari manza nazanye muri naje mu mwuka udasanzwe, ariko humura ntago ari hari. Tuza umutima, nta babyeyi ufite, humura Yesu azakorera. Humura wabuze umugabo, wabuze umugore, humura. Imana nimba muri kumwe izagukorera ibirenze byo wifuza. Amen. Ngiye nifuza nk'umwana w'umuntu, ariko Imana kandi ibyo nifuza kugarukira hano, kugarukira ku byo mbona. Nzi ibyo nibwira kukugirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo nkuremere umutima w'ibizaza ndagukunda. Zibye nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Nagende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire bose barebe dufite Imana itagihinduka. Yagusanze bigaragura mwivata igukuramo, irakweza irakubabarira, ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Amen. Haleluya. Amen. Ikiruta ibindi ni ubugingo ubundi. Akantu gatangaje, ibyo mu isi n'imyabyo Imana bitwemereye, ariko ngo ikiruta ibindi byose
hari n'ikintu cyo turusha babandi. wari ukitubwira message ese sinzi message washaka gutanga muri iyo ndirimbo ni yonyine igarukiraho ngaho ahandi nyine nibakomeze kuri channel yanjye no kwandika nice usanase dukomereze turende message hari indirimbo yanjye yitwa igare yego hari indirimbo yanjye yitwa igare ariho nzakenyuza abami akato ni nyinshi mugene munayisure mukande subscribe akazogera share comment na like mani bamugisha. Murakoze cyane. Turakomeje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi Nice Usanase umukobwa mwiza cyane Imana yahamagaye kandi Imana yahamagaye kugira ngo yabamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akoresheje indirimbo ariko kandi akoresheje n'ijambo ry'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niwe turi kumwe muri kano kanya cyo tugusana kugira ngo ukomeze kuri kiriya kiganiro cyacu tubagiye gukora subscribe share na comment kugira ngo utubwire icyo wifuza twazakora mu kiganiro gikurikira cyangwa se ukatubwira ibyo wifuza cyangwa se n'ibyo utasobanukiwe ukabyandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzabihereho mu kiganiro cy'ubutaha. Twabwiye nuko si icya mbere si n'icya nyuma, ibiganiro byo birakomeje kandi kuvuga Yesu birakomeje. Reka twikomereze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ari akaririmbo maze iminsi kujyana n'umwe gakunzwe cyane muri no minsi. Turagiye wongera ukaririmbo tukavugeho kambiye ariho yelele ubuhanuzi na Yesaya ndabona Aburahamu amuha 10 uwo mwami w'Isaremu yamaze guhishurwa ariho ushidikanya yuko Yesu atariho sigaho ariho umurashikama komera ni wewe kwizerwa ariho niwe bwenge buzima bwahishwa abanyabwenge niwe rutare rukomeye rutankoze isoni ariho niwe mubyeyi utazansiga njyenyine ariho umva umugabane narazwe n'Imana data bari bazi ko atakizutse ariko kumusugira gatatu aritamurura mu butware bwe apfumbatse intsinzi mu biganza bye mwizere muri iryo tanuru rimo ntabwo uzagwa muri uwo mugezi ntabwo uzatembanwa n'umugezi karande zo mu miryango yawe karande z'ubugumba umurano uzagutembana ariho mu bibazo byawe ariho mu ngorane zawe mu marira yawe umura Yesu ariho turabagabo boko bihamya ariho umura Yesu ariho amen. Murakoze cyane. Ari ahantu uvuga ngo Aburahamu yahaye 10 aho hantu ushatse kuvuga iki ninde Aburahamu yahaye 10 ubundi ntabwo dusohora kigasobanura neza oya umuntu wese usoma ibi byanditswe aba yumvishije icyo mvuze mwuka wera basobanurira ntabanyirangije indirimbo mujye kuri channel yanjye muyumve mwumve n'icya kabiri ifite na video n'amahirwe ndashima Imana ifite video n'igare yindi nababwiye ifite video mujyeho akato kutwatsi iriho zose ziriho munshyigikire ngo ushaka niyi ni yindi n'ubundi ariko n'amafaranga nabwo aje nta kibazo ashobora kubona ego nkakora video urumva mfite album indirimbo mfite n'izindi ndirimbo ariko muri izo ndirimbo zose mfitemo video 2 mbonye amafaranga mushikiye cyangwa se akaboneka abantu bitanga bakanshyikira ubwami bw'Imana bwakomeza bukaguka. Hari ikibazo cyo dukunda baduteza amatwi kuvuga rimwe
bakahita bumva kabiri. Yesu abahe umugisha, nzabimenya ubutanzababwira ko mu kanya turi butahe contact zano bashobora kubikorera. Icyo mbakunda ntago baratujya tugorana. Mugane ngo ariko namwe mba mbivuze kuri kamera. Nice, uri umuhanzi uyu munsi. Ni ryari watangiye kwiyumvamo impano y'ubuhanzi ubundi? Murakoze, natangiye ubundi ndi mutoya. Kera nakundaga umuziki. Reka rero mbasetsa abantu barimo kudukurikirana. Oya, ushaka kudaseka. Kera nakundaga n'ubundi umuziki, nkunda umuziki. Ariko nanasobanukiwe neza ko Yesu nawe akunda umuziki. Imana ngo buriya niyo ya mbere ukunda umuziki. Ibyo reka tubisimbuke. Ngera natangiye gukunda umuziki ndi umwana mutoya. Ndirimbo yavuga ngo kiri wanzenze kiri wayaya. Ufite imyaka ingahe? Nari mutoya. Ari mutoya. Nk'aba bana bandi imbere. Nari muto cyane, umuto muri bo. Burasa niko nanganagara. Nari mutoya cyane, nkunda kubyina. Rero numva nkwiriye kuzaba umuhanzi. Ariko ntabwo nari nzi ko bizaba, ariko umugambi Imana byarabaye. Imana ishimwe. Rero ni kuva ndi mutoya munsi y'imyaka 7. Munsi y'imyaka 7 kuko nagiye muri ADPR ubundi mfite imyaka 7. Yego. Aha, ni ryari wakoze indirimbo ya mbere muri studio? Mu bihumbi 2016. Uwo munsi wumvishe bimeze bite? Ubwa mbere niyo ndirimbo nahereyeho iriya yitwa amakuru yo mu gitabo cy'indirimbo, amakuru y'umurwa, niyo nahereyeho. Numvaga mfite ubwoba, birumvikana rwose ntago njya menyera kuririmba. Iyo ndi mu bintu by'Imana byarananiye sinjya mbimenyera. Nayo mfite ubwoba nkuko n'ubundi n'ahandi ngira ubwoba. Ariko nshimishwa nuko abantu nayihaye nibumva indirimbo yanjye yitwa amakuru y'umurwa, bumva ni piano kandi umuntu yakozeho gusa n'ubwo ati mbabarira ngiye muri studio ndirimbe. Ndavuga ati kampereza, ati ni kampereza. Nkareje abashuti banjye ati nayi wow komereza aho ngaho, niko nahise ntangira kujya muri studio. Ni nabwo naronshingiye ahubwo buri. Iriya ndirimbo niyo waronshingiye? Naronshinze iyo album ya mbere mu 2016. Ari naho nabaye umuhanzi. Urumva nabaye umuhanzi ntarajya kuririmba kuri tele. Mpita njya gukora album, mpita nkora na concert. Koza album indirimbo 8. Mpita nkora na concert. Mu mezi 3 yonyine. Mu mezi 3 ukora na concert? Yego. Concert ndazilauncinga birumvikana, njya no muri studio mba n'umuhanzi. Niki cyaguteye imbaraga muri urwo rugendo rwawe kujya gukora indirimbo ya mbere ufite ubwo bumeze gutyo bungana gutyo yo mu gitabo, ndetse niki cyaguteye imbaraga kugira ngo ubu ugeze kuri uru rwego? Hari benshi mwatangiranye babiretse kubera ko byabananiye bitewe n'ibintu bitandukanye. Niki cyaguteye imbaraga kugira ngo ube witwa uri uyu munsi? Nakubeshye cyangwa ntababeshye, ni Imana. Ni kwa kundi ni cya kintu buzaba cyo. Birumvikanyira? Icyo uzaba cyo kigutera imbaraga nyine, cyangwa se bikaba ari n'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wakomeje kuri ngewe songa mbere. Mu rugendo rwawe rw'umuziki kugeza uyu munsi byo byose hari aho wageze, wumva wabivamo mbushitse intege? Byari byagenze gute? Hari habaye iki? Wakomejwe n'iki? Nyuma ya launch nagiye cyane mbura aho kuririmbira. Nkumva ndashaka kuririmba ariko nkabura aho kuririmbira. Byagiye binca intege. Nkavuga se Mana, ese uri kumwe nanjye? Nkabona noneho n'abantu banzi, n'abantu nyine kakundo launchinga urusengero rwe rwuzuye pe, nta kintu nashinja Imana. Abantu babe bahari, Imana yarabamaye cyane ko yanabimbwiye. Nyuma yaho ahubwo mbona nibirimo kugera ku rwego numva shaka, numva nabireka. Nkavuga ati natanze amafaranga yanjye, nimba natanze 100 angahe nkaba nta nimo kuyashora, nkaba nicyo nshaka kugeraho ntakigeraho, aho si wasanga narayobye. Kuko nagiye numva bavuga ubutumwa benshi bavuga ngo hari abantu baba barayobye umuhamagaro. Ngira Imana se nayobye umuhamagaro
cyangwa sinzi kuririmba, nkomezwa nuko hari ikintu Imana yamvuzeho, noneho nyuma yaho ngenda mbona ibimenyetso. wakomejwe no kwibuka icyo Imana yakuvuzeho cyangwa hari message yaje muri kukwibaza? Hari icyo Imana yamvuzeho, hanyuma n'Imana iraza irambwira ati humura ndi kumwe nawe. Hanyuma n'Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Wenda ngize nk'ikintu mvugaho gatoya, sinjye nkunda kubivugaho, ariko nishimwe reka mbivuge, ari ikintu bitwaye. Indirimbo, nyuma y'indirimbo ya album yo mu 2016, ubizi indirimbo zose nshyashya. Wenda ibikorwa byanjye ni nka 20 kuri 80. Ibindi ni abantu. 80 ni abantu. Urumva Imana itarakoze. Amen. Ari byo ugiye gukora mu kanya ku Mana yanjye. Amen. Ubwo umuntu wese wifuza gukora umugisha kugira ngo nawe ajya asanga avuga ngo umwigisha asangiye n'umwigisha. Yego. Bityo nashatse kuvuga bacyumvisha. Urakoze cyane rero, uri umuhanzi dukunda kandi ukunzwe cyane. Iyo ubonye ukabona public ukuntu kwakiye, ukuntu uko indirimbo yawe yakirwa, ubyakira ute muri we, wumva bimeze bite? Mba numva binejeje cyane cyane ko mba ndi mu mugambi w'Imana, hanyuma nibyo nifuje kuva kera. Cyane cyane yo numva njya mbona ama message kuri YouTube yanjye, ese nahura n'umuntu akambwira ati wow courage, komeza turagukunda, gutya na gutya na gutya. Mba numva ari ibintu binshimishije mu by'ukuri, kuko nta muntu urimo kunyumva wakwishimira guteka ibiryo bikabura ababirya. Sizimba mbeshye, umuntu wese watetse akabitekana urukundo, akabitekana umutima mwiza, akabitekana abashaka kugira ngo abantu baze kubirya bafite apeti, kandi abona abantu babirya. Iyo irimo kubirya bafite apeti bavuga ati yo watetse neza, yo se watetse gute, yo se byagenze gute, washyizemo iki, uba uba wishimye. Kuvuga ati oh ntago nari kwibusa. Yego ko tuvuga ati noneho nibagaruka nzateka ibindi birungo, shiramo ibindi birungo kugira ngo nyine nta muntu n'umwe uri hano udakunda urakoze. Hari umuntu uri hano udakunda urakoze? Nta muntu n'umwe. Rero iyo ukoze ikintu cyiza bagagushimira, uhita uvuga ati nakoze ibintu byiza, ejo none nzakora ibindi byiza birenzeho. Nakumvikana. Rero uva nawe ukuntu mbajije, nimba natetse nkagira amahirwe akagira abantu bambwira ati courage, wakoze neza, indirimbo zawe turazikunda, ejo mpita mvuga ati Mana kubitamo amavuta, kubitamo ikirungo nongeye nshyiremo indirimbo. Ndashaka indirimbo yo kuramya. Abantu benshi bagiye bansaba indirimbo yo kuramya, kandi ndashaka kuyisohoka na video yayo, kandi ndashaka ko nayo tuzaturikana. Niko bimeze. Nimba byanza bivugire mu oya niko bimeze. Nimumbona muri nuza n'abamuzajya. Aha, reka dukomeze ikiganiro cya hari akaririmbo nako ndikamvuga indirimbo n'inyiso kandi indirimbo byari bimbabaje y'amateka waririmbye. Tukoze nk'umuhanzi ko tukoze no mu makorari atandukanye, aho twagiye tukubona kandi indirimbo irakundwa cyane, ariko hari abantu bajye bayumva benshi ntibamenye ko ari wowe. Ariko makuru ndi kujya numva nimba ari byo urabitubwire, avuga ko nawe ushobora kuba warayihimbye indirimbo. Ariko kidendezi sibyo? Iyo ndirimbo niwe wayihimbye koko? Iyo ngiyo ntago ari njye wayihimbye, kuko ubu wayihimbye ari muri Amerika, n'uwo bita Gikundiro, abantu benshi baramuzi. Yego. Abantu bashaka kwibaza indirimbo turirimbire kakantu wantona bakumve neza kugira ngo ubu nuzanteranya n'abantu ra. Nta kibazo. Kandi urayantona. Nayiririmbyemo ariko ntabwo nyiririmbamo. Ariko yiririmbyemo. Yego. Kawenda ndirimbeho gatoya muko nantonyemo kavuga ngo hati data ukunguku ndeba iyo abandi baje
babona ubaterera mu mazi njyewe nkasigara. Maze Yesu aramubaza ati ese ufite kwizera? Aramubwira muri bwa butware bwe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, aramubwira muri kwa gukora kwe ati iko rero uburiri bwawe wigendere. Yesu we urashoboye. hari abantu bajyaga bayumva ariko batari bazi yuko ari nice. N'uyu kantona iriya ndirimbo hari ahantu ndahakunda cyane, iyo magize ngene nasubizamo ushobora no kujya kumva umuntu ngo gasubiremo bibaze ko ntuze kuba ntabwo wabinkora. Barabyandika muri comment uzayirimba yose n'ubyago gasubiramo, hari abazagutegeka kuririmba muri yose kuko abantu turi kumwe hano ndabizeye. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ese nta yindi message wawe ufite wageza ku bantu, abakunzi bawe se n'abantu bakurikiye inzo y'umusaraba no misi ya none tugezeho? Ikintu nababwira byose nabishyize muri igihe cyagihe uko byabanje, ariko ikintu nababwira ni bakomere. Yesu ni wenyine wo kwizerwa kandi Yesu ariho. Ikindi nuko nababwira ngo mukomeze muba abakristo, muharanire kuba abakristo. Birashoboka ko umuturanyi atamenya kuriwe, birashoboka yuko famiye yawe itamenya kuriwe, ariko birashoboka ko wowe wamenya kuriwe. Rero ba wowe muri Kristo Yesu. Abantu bagerageze kuba abakristo, iryo jambo rirakomeye cyane. Umukristo niwe wimenya, nta wundi ushobora kumenya ko umukristo. Ubundi akenshi na kenshi buri muntu wese niwe wimenya. Nimba ari akaririmbo rero waturirimba nimba ari indirimbo muzimu ufite ushaka kutugezaho tugana ku musozo nk'igitero wayiturimba ubundi tukagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ariko dushaka kubwira abantu nuko ntago ikiganiro turagisubitse, ntago tugishoje, tuzasubukwa cyangwa turasubukura. Tugira ngo mu ndirimbo ufite ukunda cyane, ndabizi ko zose zikunda, ariko hari ukunda cyane urimba no kumvugira mu mavuta yandi. Turagira ngo turimbire nk'igitero kimwe ukunda muri byo, mu bitero bitatu ukundamo, nibiba nko gukira na refure bitugana ku musozo. Murakoze. Izo nkunda zose wenda ni zose, ahubwo reka ndirimbe wenda iyo ntanyuzemo ivuga akato kutwatsi. Abantu bazayigiye kuri YouTube channel yanjye ni Nice USANASE ego. Ubundi nyine bakomeze banashigikira. Aba ngo akato kutwatsi kakurengera mu nyanja kakakurokora, niko Imana ikora kukwita karosi kw'abantu wari Yosefu, siko Imana ibibona wowe komeza. Akato kutwatsi kakurengera mu nyanja kakakurokora, niko Imana ikora kukwita karosi kw'abantu wari Yosefu, siko Imana ibibona wowe komeza. Ezekiyeli haguruka ugende aho nkwereka ukora umurimo. Akigera mu kibaya cy'amagufwa yumye ati niwe mwami, ati ni ubizi kwa ya magufwa ashobora gusubirana. Amen. Akato kutwatsi. Aho ngo nta kibazo ufite cyo kumbazamo. Akato kutwatsi kabaho kandi ko mu nyanja, akato kutwatsi kari mu nyanja mo hagati. Ubundi ngiye kumaza gushikika kugira nemere ko dupfunyikira dusobanura ubundi ako kato ntago ubundi washatse kuvuga akato kutwatsi kabaho. Ndumva nge nakubaza habaho ubwato bw'ubwatsi. Ese ni bubaho nyine njye nagenze nta bwatsi ndagenda. Hari ubwo wabonye se ahubwo? Ntabwo ndabona. Commentaire rero hari. Yesu ubundi ubwato ushaka kuba n'ubuhe? Commentaire hari. Ibintu byose ushaka kudupfukira. Yo akato kutwatsi kakurengera mu nyanja kakakurokora niko Uwiteka akora. Navugaga akato kakandi ka Mose.
Urakibutse? Ndakibutse. Kari gatoya kari mu nyanja karamurokoye. Rero birashoboka ko ibyo waba uri mu byo byose byaba bimeze nk'akato k'utwatsi wumvishije ko katabaho, ariko mu mugambi w'Imana aho ngaho ubona yuko bitabaho, Imana yahakorera. Muri make akantu gato nakatagishoka kumarira gashaka kurokora ibyago cyangwa se ibibazo, amakuba, yego, kurokora amakuba. Ako ngako navugaga naka Moyizi niko yararimo. Urakoze. Karamurokoye. Nawe mwifurije kugira ngo katurimo kakurokore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nahise tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi hari ibintu twasezeranije abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi, kuko hari abadutega amatwi uyu munsi, ejo tukunguka abandi, ejo tukaba mu bwiza tujya mu bundi. Turagira ngo usoze utanga aho utanga nomero zawe naho umuntu ashobora kubona. Ni karibu. Murakoze cyane. N'ubundi no kwandikamo Nice muri YouTube, no kwandikamo Nice USANASE, mukahita mubona indirimbo yanjye yitwa Ariho, indirimbo yanjye yitwa Igare ni video, indirimbo yanjye yitwa Kato kutwatsi maje kuririmba. Wenda abandi sinzi nimba natanga nimero yanjye ya WhatsApp, abashaka kunshyigikira, abashaka kwandikira inkunga, bashatse kunshyigikira bayanyuza hehe? Bari kubyibaza, bagiye kwibaza ngo ko dushaka kumushyigikira Nice tunyuze inkunga yacu hehe? Agiye kugusubiza uri kubaza icyo kibazo aho umuntu. Ese umuntu ashaka kwandikira, ashaka kubaza ikintu runaka yaca hehe? Nimero yanjye ni 078 3 79 68 25 078 3 79 68 25. Nice USANASE. Yesu abahe umugisha. Urakoze cyane mwese mwateze amatwi muri kino kiganiro. Tubaye dusubikiye ikiganiro hano cy'uyu munsi, naho ubutaha. Reka dusoze dusaba Nice kugira ngo adusengere Imana, iyi message wakiye Imana yamugejejemo kugira ngo igire hakuvana kandi igire aho igushyitsa. Ineza y'Imana, amahoro y'Imana bibare nawe aho uri hose. Ni karibu wasenga Imana. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Tujya gutangira twavuze ngo ubane natwe, wakoze uko wabanye natwe. Reka ibyo twavuze byose hagiri icyo bikora muri bene data. Mu izina rya Yesu arabababaye ubahe kwishima. Hari abishimye urenzeho umunezero wabo. Cyo twirukanye n'imbaraga mbi z'umwijima ku byabo no ku byabo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Baha umugisha uzakurikira kino kiganiro wese azahabwa umugisha n'Imana, kandi hazagira aho bimukura bigena aho bimushyira mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri. Senze niyo nizeye yuko ari ibyo ukoze kandi ibyo usenye hazaboneka amashimwe menshi mu izina rya Yesu. Amen.